Muraho kandi mwiriwe. Sabato nziza, sabato nziza. Okay, ndagira ngo numve ko twahuze imirongo. Hari aho bavuga nguko muvuze ariko bagashiramo akabaraga karenza ko, ubundi hari aho bavuga sabato nziza, umunsi w'umunezero, isabato nziza. Reka rero numve icyo murahitamo. Isabato nziza, umunsi w'umunezero, ako kantu gaciye mu rwose. Reka ari kwemerwa se? Reka mbwira abarongozi bumva uko muri kukikiriza. Isabato nziza, umunsi w'umunezero. Amina. Ako karinjiye rero. Tugiye kwiga icigisho kivuga ngo mbese amahoro yaza ate mungo zacu. Amahoro yaza ate mungo zacu, mu miryango yacu. Niki cyazana amahoro mungo zacu? Hari indirimbo aba bantu bajya baririmba, indirimbo y'194 niba namwe ari 194, imuhira hahirwa ari urukundo, byose biba amahoro iyo hari urukundo. Mbese mu ngo zacu amahoro yageramo ate? Urugo niki? Rwavuye he? Ninde wazanye urugo? Ninde warutekereje bwa mbere ngo urugo rubeho? Kugira ngo urugo rubeho yari gahunda y'Imana, kugira ngo yubake umuryango unejeje ku isi kandi ufashije kwerekana ubumana. Urugo cyangwa se umugore n'umugabo ni ikipe Imana yari yateguye yo kuyifasha kurangiza imigambi yayo. Yagombaga kurema ikarangiriza kuri abo bantu, hanyuma ikabasigira inshingano yo gukomeza gutunganya ibyasigaye bidatunganya, gukomeza kubigorora bikabaho, bikagira porogaramu nziza yerekana icyo Imana yari yabiremeye. Itangiriro igice cya mbere umurongo 26. Imana iravuga iti tureme abantu bagira ishusho yacu, base natwe. Bagire ishusho yacu, base natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere. Imana yabaremye bombi ari abatware. Jewe ndikumva Bibiliya iri kumbwira ngo noneho ibaremye ari abatware bombi. Nta wari ufite ububasha bwo gutwara undi. Soma Bibiliya wumve. Turema abantu bagira ishusho yacu, base natwe, batware bombi. Batware, umugore n'umugabo baremwe ari abatware bombi. Iwacu i Rwanda abagabo bitwa abatware, abadamu ni abafasha, cyangwa se abagore babita abafasha. Ariko mwe mubita abafasha? Mubita abafasha? Mubita abafasha, sibyo? Abagabo nindo nabatware.
cyangwa no mu bitirindi zina n'abatama n'abashinga ntahe, abagabo n'abashinga ntahe. Bibiliya ivuga ngo nabaki? Namwe mu bita abatware. Tureme abantu bagira ishusho yacu base natwe, batware. Bombi baremwe ari abatware. Ntabwo Imana yaremye umugabo ngo atware umugore. Abagore baraha rero mugomba kwibohoza, mugomba kuva ku ngoyi. Iwacu hajya habaho ikintu cyitwa uburinganire. Cyarananiranye, cyaragoranye, gifite ibibazo. Bamwe babyumvise nabi, abandi babitwara uko bitari, abandi bagenza babyumva uko bitari, bafatanije na kamere zare mu mitima yabo. Ntibamenya uburinganire, ubwuzuzanye no gufashanya no guhumurizanya no gukomezanya. Barabiyoberwa. Abagore kubera gahinda basazanye, bumvise ngo bahaje uburinganire, barasimbuka bati twaringaniye nta kundi. Biranga. Ariho baricana, babitwaye nabi, bagezanije kure. Batware bo bagombaga gutwara ibyaremwe n'Imana. Imana yari bahaye ubutware bombi ngo baba bategetse. Hari aho nageze mbaza ikibazo, nuko abantu baransubiza numva ntabwo bari kunsubiza neza. Umugore yararemwe? Umugore yararemwe? Ndabaza ikibazo ahangaha. Umugore kuriya mu mureba yararemwe? Karabaye rero. Ndi kubaza ikibazo. Uriya mugore mubona, umugore yararemwe? Kaho urugamba rukomereye rero. Abavuga bati ntiyaremwe cyangwa yararemwe, tugiye gukoresha vote. Siko? Ni bande bari kuvuga bati yararemwe? Ndababonye. Abenshi ni abagore. Abavuga bati ntiyaremwe rwose, mugire musha. Abagabo barashikamye. Hariho n'abadamu bakeya batanze y'umusanzu. Kanze dusome Bibiliya twumve. Imana, Uwiteka Imana iravuga iti murongo 26, tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, batware amafi. Igituma rira somo ndisoma ngo tureme abantu, iyo musomye iranteruro musanga mu myandikire irakosheje. Ahubwo ni tureme abantu. Tureme abantu bagire ishusho yacu base natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo. Afite ishusho y'Imana, niko yamuremye. Umugabo n'umugore niko yabaremye. Umugore araremwe? Yaremwe noneho rero. Yemwe umugore araremwe rwose. Ndi kureba aremwe mpari nanje ndeba. Mwumva namwe? Ngewe ndasomye ngo umugore n'umugabo niko yagenje ite, niko yabaremye. Umugore rero yararemwe. Tureme abantu rero. Tekereza ko bagiye kuremwa ari bangahe? Ari babiri. Burya rirasomo ni tureme abantu base natwe, kandi baba batware bombi, bategeke, batware iby'Imana yaremye. Hari abantu benshi bafite imitekerereze ivuga ngo ntabwo umugore yaremwe. Yemwe mbabwire, hari n'amadini arengerera akayoberwa ukuri kwa Bibiliya.
bakagendera ku byiyumviro n'ibyo bashaka kugeraho, ngo umugore ntiyaremwe, ngo yakuwe mu rubavu. Gukura mu rubavu kw'Imana ni ukurema. Nta wundi mudogiteri wabikora wo ku isi. Muzamunshakire abize siyansi n'abakoze iki byose, bazareba umugabo hariya, maze nabo bafane mu rubavu, maze nabo baruhinduremo umuke. Nzarebe, maze nzarebe data. Kurema kw'Imana, irema ivuga, irema ikora, irema byose uko ishaka. Irema itanze itegeko, itanga itegeko ryayo rikarema. Irambura ibiganza bikarema. Niko cyangwa ntariko? Kuko kamere y'Imana ni umuremyi, niwe waremye byose. Yaravuze biraba, itegetse bigenza bite, biba birakomeye rwose. Ubwo rero yari iri kurema umugore, imaze kumurema. Ku munsi wa nyuma Imana yaremye inyamaswa, irangije kuzirema, irema umutware wazo, umuyobozi, irema umuntu. Imaze kumurema, irongera irazihamagara, aramuhamagara ngo ndashaka kumenya uko izi nyamaswa zitwa, kuko ni izawe, zitwa yahe mazina. Yari afite ubwonko buzima, butanyoye inzoga n'itabi, butakoze icyaha, butanyuze mu marira. Inyamaswa zo ku isi zose arazihamagara, ziramwumvira, zimunyura imbere ngo zumve amazina yazo. Nuko zikaza zibanguye amatwi. Uri ihene, uri intama, uri inka, uri imbogo, uri inzovu. Iyo umvise ihene, ituri ihene, nzaje nguhamagara ngo me, iti me. Uri intama, mba, iti mba. Azita amazina. Amateka aratubwira ibyanditswe ngo igitekerezo Imana yari yabikoze ibishaka, ngo uriya muntu agira umudendezo wo gutekereza nawe ibimukwiriye. Nuko rero uyu muntu akabona imbogo iri ni yayo, inzovu ni yayo, intama ni yayo, inyamaswa zose nebyiri ebyiri. Aratekereza atariko nubwo nazisa amazina zo nebyiri, nje ndumwe. Kuki ndumwe? Niko rero Imana ibonye ko uyu muntu ari muzima, ari gutekereza ahwanije nayo, hafatwa icyemezo mu Itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 18. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha. Ugenje ute? Reka mukorere. Ekute, reka mubarize, reka muhimbire, reka muvumburire, reka ngenze nde, reka muremere. Ubwo Imana iracyagenje ite? Isomo rihamije neza neza. N'uwari usigaranya agahanga kari kuzunguza kati none kubyemera neza, none haremeye rwose. Mbonye yemeye n'uwari wasigaye. Noneho Uwiteka ati reka muremere, reka mugenze nde, muremere umufasha. Musoma ngwiki, umufasha umeze ati? Umukwiye. Hari abaje basoma Bibiliya ngo reka muremere umufasha umukwiye. Ni inkweto se? Ni umupira se? Ni ipantaro? Oya, ahubwo imvugo nziza yemewe na Bibiliya, umukwiriye cyangwa bakwiranye,
cyangwa baberanye, cyangwa se mu yandi magambo wa ngombwa kuri we, kuko adafite umugore ntiyabaho. Burya rero mbabwire inshuti, buriya umugabo udafite umugore ntabwo ari umugabo, ntabwo ari umugabo. Ahangaha ndi buze guhura n'umusozi wandidukira, hari impamvu zatumye uwo mugabo aba adafite umugore ubu, akavuga ati noneho rero aranyirukanye uyu mubwiriza, kuki ari kubona ntari umugabo. Oya, ntabwo ari ibyo mvuze, s'il vous plaît. Oya, icyabatandukanije sinkizi, kwaba ari urupfu cyangwa ikindi cyari mu cyari cyo cyose icibeshejeho. Ndakumenyesha ngo umugore bisobanura ngo ukwiye umugabo, n'umugabo birasobanura ngo ukwiye umugore. Ntukabeho utagira umugore, ntukabeho utagira umugabo, keretse isi nibiguhata uzabwire Yesu akubera umugabo. Isi nibiguhata, isi nigenzi te, iby'isi byose yadushizeho agahato, ntabwo ari umwimerere wacu, ntabwo ari gahunda y'Imana. Si byiza rero ko uyu muntu aba wenyine, kuko Imana ivuze ngo si byiza, irasi byiza y'Imana isobanura ngo ntibishoboka ko umuntu abaho wenyine. Umuntu muzima wese, umugabo muzima wese, umugore muzima wese agomba umugabo, agomba umugore. Ni itegeko ry'Imana. Buriya reka nkubwire, hari abantu babaho bakiyemeza kutazana abagore, bakabyiyemeza rwose, ariko buriya bamenye yuko bavuye mu murongo w'Imana. Abandi batumva nta bagabo dushaka, avuye muri porogaramu y'Imana, azahura n'akaga atazi. Aba yishize ku rubuga rwa Satani, aho Satani abasha kumukubitira igihe ashakiye, kuko Imana iravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba marega. Iyari si byiza y'Imana ntari ngiyange nawe, ahubwo ngo ni ntibishoboka. Iri irasobanura ngo ntibishoboka. N'ababigerageje kubera ibihe, n'ababigerageje kubera amadini, n'ababigerageje ibyabayeho byose, ubu byagonze ikibambasi, byagonze igikuta, kuko Imana yaravuze ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Muremere umufasha umukwiriye. Nuko rero Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe, asubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu, imushyira. Ndashaka kumenya Bibiliya y'Ikirundi ivuga ngo iki? Imushyira, umwanditsi banditse ngo iki? Imushyira uwo muntu banditse ngo iki? Yego 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 nya aho. Imushyira, gushyira nukuzanira, mu yandi magambo nugushyingira. Iramujanira, iraherekeza. Imana itaha ubukwe, irashingiye, irashiriye, ijaniye, ntabwo ihereje, ahubwo irashingiye, ijaniye, iramumushyira. Yemwe wa mugabo we, mbese uri kwitegereza iki niki? Uyu mugabo ntabwo yiriwe araperereza ngo abaririze ngo none iki cyo ni igiki.
uwo mwanya aravuga ati uyu we ni igufa ryo mu magufa yanje, ni akara ko mu mara yanje, azitwa umugore kuko yakuwe muri jyewe. Nicyo kizatuma umuntu azasiga se agasiga na nyina akabana n'umugore we iki akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bisobanuye ngo icyo Imana yataranije, icyo Imana yahuje, ntawe upima, ntawe uhirahira, ntawe ushobora kugitanya. Umugore yarabereyeho guhumuriza umugabo, amukomeze, bunganirane, babane, bagendane, kuko ntimuzatandukane. Bagombaga kubana bakomezanya, umwe arebera undi mu ruhande atari kureba. Nuko umugore inshingano ye yari iyo, niyo umugabo yari iyo, nta mutegetsi wundi wari uhari. Ahubwo uyu mugore amaze kugira amagambo menshi, uyu nyiramagambo rero yihaye kuganira n'inzoka, niho none ishano ryamugwiriye, akaga karavuka. Icyatumye ahabwa uwo kumutwara, mbabwire bagabo, ubutware mwabukuye mu gihano umugore yahawe ni umuvumo. Timukanaje mu byishimira nivuga ngo umutware wanje ngo wumva ubwanwa bubaye burebure. Aje uravuga uti nakaga nagize madamu, sinari nkwiriye kugutwara. Kuko hari abagabo usanga nyine rwose n'urujwi runini rwose gitangaza. Nakaga nishano ryagwiriye umugore. Uzarebe mu muvumo yavumwe, nimwe iryo tegeko riri. Imana ihana inzoka, umugore n'umugabo bahanwa. Mu byo umugore yahanishijwe harimo no gutwarwa, harimo no gutegekwa, harimo no guhora yifuza. None se kugiye kwara abagore bafite iyo mibereho, byategeka iryo tegeko. None se kugiye umugabo ati ntagenda ndirirwa ahangaha. None se usize abana, nta uzika abana saa sita. No akagukanga rwose, rwa mugore ndakwiyamye, tujura ambaza ubusa. Shaka ibyatsi ubitunganye nje ndumbaze. Kwifuza kwawe kuzaherezwa ku mugabo wawe, kandi azagutegeka, azagutwara. Uwo ni umuvumo, ntago akiza ari guhabwa ibyishimo. Avumwe k'umugabo, umugabo wawe ni umuvumo wawe. Kuki utabyumva? Abaye umuvumo wawe. None se kugiye, none ngubu kugiye, none inyanya ntazo, nta gitunguru kiraha, n'umunyu washize. Umugore ati usanga ndi umunyu jewe, urukubona ndi umunyu. None ariko nyine ndi bitunguru, ariko rero no ndakwiyamye. Umugore agahora, umuvumo wawe urawusaba. Bibiliya irakubwiye ngo kwifuza kwe kuzaherezwa ku mugabo, azahora gutegeka, azagufata uko ashaka. Abagabo rero bahindutse ikibazo ku bagore, nabo bari guseka. None bakumva nagashema, yakumva afite ikijwi kiri gukanga umugore ati rwose cyangwa umugabo nkanje umugabo nawe ngo wa mugabo we, kubera ko ikosa rya mbere wakoze, icyo ngiye kuguhanira, kubera ko wumviye. Imana niyivuga, kubera ko wumviye umugore wawe. Bagabo nkunda nshuti, kubera ko wumviye umugore wawe,
kubera ko wumviye umugore wawe ukumvira umugore wawe akakurisha ku byo nakubujije, wowe mbere yuko nkuvuma ndabanza kuvuma aho uhinga. Uzaniye ubutaka bwawe kuvumwa, buzakwerera umwero bikugoye. Wowe ngutegetse kujurabira ibyuya, ibyuya bikagwa hasi. Mbere yo gukomba isahani iriho ifu, mbere yo gukomba umutsima, uzakomba ibyuya mu gahanga. Burya abagabo batagira ibyuya ntacyo bamaze. Ngo ibyuya bize yikorere agende, yirirwa agenda umunsi wire, agira ibyuya. Numara kugira ibyuya umugore azakubuza atari ko none mbu umusaruro w'ibyuya byawe pereza. Uzabona umutsima wo mu butaka ubanje kubiruhira wakobotse. Burya gukoboka ni inshingano yacu. Kubabara mu mirimo tugakora uruhuru kamaduka ni inshingano yacu. Buri umugabo wirengagije gukorera urugo rwe ngo arunezeze, bakubaza isukari ukarakara. Ukurakara iki sikani? Wasabwe kubira ibyuya bakarya kugeza upfuye. Niko nasomye muri Birangiye ngo kugeza ubwo uzasubira hehe mu butaka ugomba kujurabira ibyo bakakubaza umutsima. None ko utaduhaye imigati, zana imigati. Yego nyine yizane, ni inshingano yawe. Urukurakara si gute? Wirakara zana imigati, kuko buriya hari ikintu uzarebe tuzagurane. Araho ku mugore yabwiwe ngo kandi uzabyara ubabaye, uzababara wongera ubabare. Hari icyo njanganira n'abadamu nkababwira numva ntabwo Imana yabikora, ariko tuguranye umenya urubyaro rutabaho. Abana twabicira mu nda. Burya abadamu bazi kwihangana cyane. Uzabyara umanje kubabara, uzababara, abana bazakubabaza. Cyakora mu kubyara kwawe nimwe uzakirizwa. Abagore abyara umwana umutima yawejejemo imyanda yose, aba yihanye, aba yakuyeho imitsatsi yasokozaga neza, aba yayisambuye, ubwibone aba yabuvanyeho, imikufe yayimatuye ku matwi. Ati ndinzongera yemwe, ayi muganga we, nguramo iki kintu, muganga nkazongera. Nimubona nongeye yemwe, hari umugore wagize atyasinze uko umugabo yamwegeye, amushinga inzara, aramushishimura, amuvusha amaraso. Naya yose ni wowe, ni wowe. Asaza yamushishimura, wagiye kumwegera, ari wowe nyirabayazana. Wari ugiye kumukoraho iki umureka akarangiza inshingano ye? Ko none ziko yari ari kurira cyane. Ntiburya rero yari ari mu gihe cye wari kumuba hafi, ariko kumwegera ntabwo bagifite nivo y'ubwonko bukora neza. Yagutera n'icumu gapfa, kandi ntabarweho icyaha. Ntabwo leta yamufunga. Aba yageze ahantu hateye ukundi kuntu. Ayiwe muganga we, nkazongera rwose, ingutiya nazikuyemo kare, andareba kuramo. Uzabyara ubabaye. Cyakora muri uko kubyara nimuzakirizwa. Iyo amaze kubyara rero birangiye, mureke ndebe, n'agahungu. Reka da, mukanya bakazana ibikoma, bati akana na rwasa. Yego indwara yakabaye iyi ngiyi, irakuriye, havuyemo umuntu. Twagabanya inshingano, umwe arabira ibyuya, undi arazana ibise. Apana kugira umugore ngo nagira ibyuya.
iyo umugore yivanze mu byuya aba yarengereye. Ibyuya byawe ni inkari z'abana, ni ukukuruma bari kumera amenyo, bakagushikuza, bakakonka barira. Aba bantu bose baronse barira bakanyunyusa n'ubugome n'iki. Iba hari ikintu kibabaza n'ukonsa abana bageze n'igihe cyo kurya. Konsa ni umurimo uteye ubwoba. Uwiteka yabitanzemo icyitegereza ati nongeje abana ndabarera. Ariko bamaze gukura bagenza bate? Buriya umwana utumvira nyina abageze igihe cyo gutera akaga. Nahemukiye mama umunsi umwe, amahirwe nagize nuko yasinziriye naramusabye imbabazi. Nigeze kumusuzugura, arampamagara ati niko Augustin wendi niki ari kumpamagarira iki wundi? Wewe ntabwo uzi ko nakubyaye? Ndi oya. Ako wambyaye ko kubeshya rwose ngawe wambyaye ute kubeshya rwose ikinyoma cyawe ko nshamaganye urumu ndi ndakwiyamya. Ariko ndi kandi reka nkubwire rero niba wanarambyaye ntukongere kumbyara ukundi, maze nzarebe nutambyara nzabiki. Atari ko mwana wanje ko nakubyaye mvunitse ndirekeraho, ndakwiyamye ntongere kumbwira ko wambyaye. Ngiye kubona mbona mama arize nari umugome. Ntararize we yebaho we. Bandashakishije ahantu nabona ikintu yaririramo. Mba mbonye umubindi wari nkari aho barekereza amazi ku mureko w'inzu. Ndaza muri kwiruka kugira ngo menye ko warize wuzuze iki kibindi. Agwa hasi apfukamye. Ndabyibuka ishavu namuteje. Ariko ndashima Yesu amaze kumpamagara. Nanje naramuhamagaye ni mukecuru ngwino nkubwire ngusabye imbabazi. Mbabarira naraguhemukiye, narakuvunye. None naho mbere y'umugabo nayo mbaye ikigoryi, ariko Yesu yongeye kundema bundi bucyasha. Gusuzugura umubyeyi. Abagabo muravunika ariko abagore barabarushya. Imana imaze kurema umugore n'umugabo rero urugo rutagira icyaha byari ingenzi ko babana. Umwe rero amaze guhabwa inshingano yo gutwara undi ni akaga kaziye, maze baratwarana rwose. Umugore agashaka kwibohoza, umugabo agashaka komeza gutsikamena ngo amuheze hasi. Bityo urugo rwinjiramo akaga n'ibigeragezo kugeza uyu munsi wa none. Ingo nyinshi, purusa nyinshi zingo dufite ubu zirimo akaga kagaheza bugingo. Ingo dufite muri iki gihe aho kugira ngo zibe ingo zinejeje, nizo ngo zibabaza abagore n'abagabo ku manywa na nijoro. Ingo zacu zo muri iki gihe Satani yashatse kuziba ahantu abagore n'abagabo bagomba kubabarira ku manywa na nijoro, aho abagabo batesherezwa agaciro bakabura ijambo. Umugabo ugenda ashinjagira mu muhanda bakamwita umutama, yagera mu rugo akaba imbendegezi. We urenda kuvuga icyanga? Ugasanga umugabo arasuzuguwe ateshejwe agaciro, kugeza igihe abagabo bamwe bafashe ibyemezo byaho gutaha bibera ku tubare bakibera aha mu muhanda. Ati nibura ndebe ko bwababurira nsange baryamye, kuko mu rugo nta ciza ahabona. Muri urwo rugo niho abagore bateshezwa agaciro ubuzima bwabo bwose, akifuza icyatumye ashaka akakiyoberwa. Akavuga ati ngubu gushaka byamariye iki? Ko byambereye umuvumo n'akaga gusa. Shuti nkunda, iyo urebye ingo zacu zo muri iki gihe biteye ubwoba. Hari igitabo nasomye kirimo amagambo avuga ngo ingo zo muri iyi minsi ya nyuma, mungo enye, mungo ine, ingo eshatu ziri mu kaga ko gutandukana. Hasigaye urugo rumwe nirwo ruri kuguguna, ruri kwihangana, ruri kuguguna. Naho izindi zo utanze uburenganzira, divorce.
divorce. Abantu bashaka gutana kuko ingo zabaye akaga, zabaye umuvumo. Hari ibintu bitatu ngo Satani yahize ko azarwanya ku isi, akabirwanya ubucika hembe. Bitatu gusa, ibindi bizizana. Icyambere ni umubano w'abashakanye, ngo azibanda mungo ku mubano hagati y'umugore n'umugabo, azakora ibishoboka byose abatanye. Umwe areba undi yumve ntamwishimiye, n'undi areba undi yumve ntamwishimiye, babane ari ibisasu bibiri byiteguye guturika. Berutse guhura n'abagabo biwacu bavuye gusezerana, kuko iwacu ari itegeko, kuko iwacu ari itegeko. Ndetse no mu nsengero iwacu, insengero nyinshi, ntushobora guhabwa inshingano n'imwe ufite umugore mutasezeranye, n'imwe. Habe no gusenga ngo uvuge uti Imana oya kuki utasezeranye se? Wamubeshiwe wandyaryawe. Nta no kuririmba, reka shwishwishwishwishwe, kereka kuririmbana n'abandi hano gusa muri rusange. Nguje muri korari, no oya, kuko ryabaye itegeko rero, kandi ryiza nubwo ari ry'isi. Mperutse guhura n'abagabo ndize amakuru yanyu, bati ntabwo uziho twiriwe ndoya, ati tuvuye kwizirikaho ibisasu. Ntivuze ngo iki? Ati tuvuye kwizirikaho ibisasu. Birihe? Ati ntabyo uri kureba inyuma. Naho n'abagore babo bari inyuma. Kugeza aho umugore wawe umugereranya n'igiki? Kandi koko bamwe ni ibisasu rwose. Kandi koko buriya abagore bamwe babaye nk'ibisasu bizaturika rwose. Ni igisasu gihora gifoye guturika. Shuti nkunda, mumenye yuko mu ngo zacu ari ahantu tugomba kwitondera. N'ishuri iyo basezeranya bamwe abapasiteri bavuga ngo mwinjiye mu ishuri mutazabona diplome, ntabwo muzarirangiza. Ni ishuri dutangiye ariko tutazarangiza ngo rirarangiye, ngo birarangiye. Kerekwa diplome uyihabwa ari uko bagushize muri serikeyi, bateyeho imisumari. Are umugabo bamuhaye diplome aranesheje. Niba bamushinguye ataramukubise umugeri, ataramuteye umutwe, ataramuteye igikonde, ataramuciye mu maso, baririmbaga bagasenga, bagahuza imigambi n'inama. Umugabo bashizeho serikeye bapfundikiye bamumanuye muri metero 3, uwo nguwo rero ahawe diplome, asinziririye mu mwami, imirimo ye yajyanye nayo, ategereje ubugingo buhoraho. Naho tukiri ku isi, wapi Satani yavuze ko azarwanya umubano w'abashakanye, azabanyuza mu mpamvu nyinshi. Kuko mu gushaka bwa mbere hari igihe dushaka mu mafuti, atari urukundo mvajuru, ahubwo ari amafuti yabiteye tukazabaho mu mafuti. Kuko niba umugabo yashinze, umusore yashinze akabutike hari, basi abakobwa bataye imirongo hari, turagushaka ariko butike ntigira ubugingo buhoraho. Izavaho, umuhanda uzayinyuraho wisenye, isoko rizashya, hariya rizashya, imari izashya, birangire. Noneho wa mugabo umwitegereze usange ari hatagira ifaranga, atume urusazi rumuzeho. Noneho umugore atangira avuga ati nkawe ufite ibiro bingahe? Abandi bagabo ko bari gukora ibingibi, abandi bagabo bagakora ibingibi, abandi bagabo bagakora biri. Niba hari icyaha gikomeye ku mugore, ni ukumugereranya n'abandi bagabo. Iyo ukoze ishano madamu,
ubwira umugabo wawe ngo abandi bagabo ko abandi bagabo bagize batya, abandi bagabo ko bagize batya, utabagore b'abagabo nibo bakwambara imyenda imeze itya, izi nkweto ziri kwambarwa n'abagore b'abagabo, abagore b'abagabo bari mu mazu meza. Icyo gihe uwo mugabo uri kumubwira ngo umva mu maso ntuzongere kungarukaho, ntukiriwe. Nagira intege nkeya azahubwira ngo genda abo bagabo bagutunge, njyewe nduyu nabo, kuko nawe umunsi yakubwiye iby'abandi bagore yakugereranije n'abandi bagore uzagushishana. Ni ikosa rikomeye cyane kwibwira ko mu gusanga umugabo wawe wihenze. Niba warasanze butike ikavaho, jyana nayo. Hari abasanga amafaranga badasanze abagabo, amafaranga yashira wa wundi wari uyatunze akamufata nk'amayibo bigenda mu muhanda. Abandi aragenda afite ikindi asanze, yazagera akakibura, umugabo yagira amafaranga agatungwa n'abandi bagabo, wa wundi akabuho gushakira urugo gusa atunzwe n'abandi bagabo. Izo nizo nzira zose Satani yanyuzemo ngasenye ingo ziriho muri iki gihe. Waje kureba ugasanga umugore wazanye ibyo wibwiraga, wamureberaga inyuma. Burya iwacu mu Kinyarwanda baca umugani ngo uruciye munsi. Burya kurambagiza umukobwa, mu mbabarira amagambo ngiye kuvuga, abakobwa si bose, ni benshi bameze nk'amabandi nanga bashuma, baba bari aho ubuzima bwabo bameze nk'imyenda mishasha imanitse ku isoko, bari kurebwa kubarambagiza. Bahora bakarabye, bahora bisize, bahora bashokoje neza. Wamurebera aho ngaho uti sawa, ariko nkubwire nshuti, iyo umaze kumuzana, wamaze kugera iwawe yahageze, nakugezeho byarangiye. Uko wamuzanye akaguhinduka, ntiyongere kwirirwa arakaraba, ntiyongere gusokoza, hehe no guca inzara. Maze waje kumwumva, oya niwe nazanye, ni wowe nazanye se, ubundi se ni wowe, ni wowe se nazanye. Jewe rero ibingibi byo kumbwira ngo ninje kwikorera ibitoke, ngo jewe ngo nimbyuke ndakondora, njyewe na mama yarabizi, ntabwo nabyukaga nijoro, nabyukaga izuba riri kuva. Rero jewe rero ibintu byo kuvoma ni mama wavomaga, mama akagenda akavoma, nje ngayakaraba amazi, ahubwo nawe ajya kuvoma. Jewe rero ndikumva ntimereye neza, umenya no mu nda sinzi n'ibirimo, sinshobora no kuvanga. Jewe rero ntumbwire n'ibyo guteka, ndikunama umugongo ukanyirira, nawe canira iyo ngoro. Jewe rero ibintu byo gukora kumbabira biranyokerezaga, niba ushaka kurya fata iyo mbabura yawe ushiremo amakara. Jewe rero no kureba ko bihiye simbyishoboreye, niba ushaka kurya ushonje kora mu ngono urebe ko birimo. Jewe rero ibyo nuko umugabo akikorera amaboko atayiwa, mana uyu nazanye ninde, nzaho ubu buzima zabubamo imyaka ingahe. Jewe rero no kuja gusasa nta mwanya nifitiye, nusanga uko bimeze ariko biryamaho upfa kuryama ugasinzira. Jewe ibyo byose akakubwira ati jewe rero ntawo byishobore, ibi rero simbyishobore. Reka mbabwire nshuti, Satani azanyura mu nzira nyinshi ngasenye ingo nyinshi azisenyesheje ibyo bintu. Icyambere azarwanya umubano w'abashakanye. Icya kabiri azakurikizaho uburezi, uburezi bupfuye. Uburezi iyo bwapfuye nibwo buravamo abagabo babi n'abagore babi. Abakobwa bananiranye iwabo b'intumva, abahungu b'intumva,
babandi bashira udufunguzo hano kwita ko bakazenguruka birirwa mu mafilime maze ngo niho bazaba abagabo mu minsi izaza, abagabo bananiwe binaniwe batagira icyo bashoboye. Bibiliya itubwira inshingano zihabwa abagore n'abagabo b'abanyabyaha ngo bihanganirane baruhurane imitwaro, umuntu wese yumve ko mugenzi we amuruta, kandi umuntu wese yishimire mugenzi wawe uko yaba ari kose, kuko ushobora kumuzana yari afite amataye meza, yabyara rimwe inda ikabanga igifuka kirimo ibishimbo. Iki gifuka cy'ikigunira kiri kwerera. Biri kugusaba rero ngo shikama, niba igifuka cyaje cibandeho nico, nta kintu uzabona. Niwibwira ngo ugiye mu mataye rero uragiye hara mu isoko utaye agaciro, byihanganire nuko bibaye, shikama nuko byagenze, wikwibwira ko ari igisasu wiziritseho nshuti. Reka nkubwire amagambo Paulo yanditse, ntabwo ngiye muri byinshi, hari isomo riba mu migani rivuga ngo ubonye umugore mwiza ngo ababonye iki, ngo ababonye iki, ubonye umugore mwiza abonye ikintu gikebuje gitangaje, urugo n'amatungo wabiragwa n'ababyeyi, ariko umugore witonda umuhabwa nani? Reka mabwire nshuti, nakoze ibyiyumviro, te kuvuga ubushakashatsi, sindi umushakashatsi, ndi umwana w'Imana, ariko naratekereje kandi ndagenzura ndareba, nasanze nta mugore mwiza ubaho. No one. Nta mugore mwiza ubaho. Na Bikira Mariya ntiyari mwiza. Uretse Bikira Mariya na Eva ntiyari mwiza. Uti kuki uvuze ayo magambo wa mugabo? N'umugore wawe ntabwo ari mwiza. Ni mwiza kubera ko ndi mwiza naje. Ariko ngubwo bushaka kumbwira ngo iki kabisa. Nta mugore mwiza ubaho. Icyambere kiba cyiza ni umugabo mwiza. Mwabadamu mwe ratabe kubabesha nto muri beza. Ahubwo umugabo ni ubaga mwiza. Maze yamara kuba mwiza nawe ugahera ukabaye mwiza. Rahera ko umugabo abaye igikoko waba mwiza. Ntibishoboka, barakubara kubeshya. Reka muzamfashe uzangosora, azanyandikira tumva haraho twasanze waraturiganije. Tubonye umugore mwiza cyane nubwo umugabo yaba mubi, ariko uyu mugore we ni mwiza ate. Ndakumenyesha yuko ikigira umugore mwiza n'umugabo arasabwa kuba mwiza kugira ngo byerekane, kuko umugabo w'indashima ntiyazigera abona kuri mwiza. Bivuye heza gute se? Ntabwo bishoboka. Ubonye umugore mwiza cyangwa ubonye umugabo mwiza abagize amahirwe. Ntabwo waba mwiza madamu ufite umugabo wakunaniye, aragusebya, nakaga mfite, nazanyisha no yemwe, n'umunebwe, n'indumva, n'injinga amatwi, umugabo udashima na gake, ukagabura ntiyumve, ugasasa ntashime, ukisiga atariko n'igitangaza dore ngo kirareba. Umugabo akagenda rerera mu muhanda, batubaye iki mugabo? Ati si umugore nazanye we, n'ishano ryanguyeho. Hari umugabo narinzi yari afite ingeso yo kurya ibijumba bidahiye neza, kuko yakundaga ibijumba iwacu babyita imikucu.
mukwita imikucwe ni imitura. Uyu mugabo rero yikundiraga ibijumba by'imitura nanga imikucwe. Noneho uyu mugore agacanira akaba agomba kuba maso kugira ngo ibijumba cyagiye biraba bibaye ibitiritiri abikuremo ibyo umugabo bishire hari. Noneho byakunda kumucika, noneho yakanguka yibagiwe agasanga byahiye. Maze umugabo ati ye baba we uno mugore nishano we. Umunsi umwe baraburanye tugiye mu rubanza rwabo, umugore aravuga ati ariko none mwababyeyi mwe namwe nimumfashe. Bavuze ibyabo abandi bagabo batumva. Rero madamu ugomba kubyitaho ukaba maso buri gihe, ukamuha ibijumba bitagenje bite bidahi. Ntabwo mwumva yuko uwo mugore yari umuhanga, ariko kubera umugabo mubi ingeso zikanga zikagenza zite zigakura. Nta n'umugabo mwiza ubaho. Reka mbabwire mwa badamu mwe, ntukibwire ngo hari umugabo mwiza uzabona. Ikizabaho ni umugore mwiza uzi kwihanganira byose. Igihe udashoboye kwihanganira byose, hari ibyo uzabona umugabo wawe atari mwiza. Kandi reka nkubwire, nzi yuko abagore mushaka ko abagabo babumvira bakabubaha, ariko umugabo w'igicucu yakubaha umugore. Bati none shano riraguye umubwiriza nuwa hehe? Nduwa mu Rwanda. Kugira ngo wubahe umugore wawe, nta mugabo mwiza nabonye. Umugore ati are bwana njura hariya tugende. Tugende rwose. Canira iriya nkono nibyo kambe ndacanira. Ya masube wayameshe reka nzanshaki basenya mese. None se zana ya mafaranga yose nije urayabika ngaya yose yajane madamu. Hari umugabo nigeze guseka niwe zayikusha. Uri muzima. Uba muzima. Uhuye n'undi mugabo aho ati mugenzi wanje inshuti ngunda rwose ngize ikibazo hano mpuye n'ibintu binkomereye nkeneye 5,000 by'amafaranga, ubaye yafite wamfasha mfasha rwose bitanshika ntagira kaga ni ibibazo ntabara. Aho wa mugabo mva rero nyine mbega ndabanza navugana na madamu turabanza tubyigeho neza, namara kubyemera ubusura cyatabaye. Ubusura tabara inshuti yawe, tabara undi mugabo mugenzi wawe, fata icemeza ugeze nugera mu rugo ubwire madamu uti amafaranga yagabanutse ndatabaye umuntu hariya. None se uratabara ubanze wasaba urusa madamu umuntu apfe ubura umutabazi kuri umuhotozi hubwo. Umugore agomba kugira liberté. Hari abagabo usanga barafunza abagore akamufungiranya rwose utundu twose, umugabo akatwifungaho, utundu twose akatwifungaho, utundu twose akatwifungaho, udufunguzo twose n'utwakabati hose, utundu twose akadufungiranya, uturadiyo agafungiranya, utundu twose, udusabune. Hora n'umugabo ari kugenda n'isabune mu mufuka atayikaraba. Ngo barayikaraba ari ukwaje. Ugasanga uyu mugore arafungiranije nta kundi yabigenza, araho gusa yasigaranya aho kugama imvura gusa. Fungura radio yimwigisha ifungure, televiziyo ayisigarane niba muyifite, niba mufite igare mwereke uko barisunika. Fungura urugo rubemo amahoro, n'umugore asigara ari kuruyobora kuko udahari yabikomeza. Reka nkubwire inshuti, mufungure abadamu banyu, mubafunguriza amakonte mu mabanke. Hari abagabo bizirika udutabo twa banke, niba mugira ubutabo niba ari amasheke umugore ntarebemo. Oya rwose oya ibi ni ibintu by'abagabo, ibi ni ibintu by'abagabo, nta mugore ubikoragaho. Ibintu by'abagabo ngibi. Idore rero iki ni icumba c'abagabo, aka ni akabati k'abagabo, iri sabuna y'abagabo, iri cupa ry'amavuta ni ry'abagabo, ibi byo kurya ni by'abagabo. Ikijumba kinini cyayobera ku mugore akakireba nabi ati kirakiyobye gite.
maze hariho n'ibijumba by'abagabo. Hari ibintu biteye isoni, hari ibintu bibabaje nshuti ngubwire, hari ibintu biteye agahinda, ugasanga ingo zararindagijwe, zateshejwe agaciro, umugore akaba akatiwe imyaka afunzwe atazijya azafungurirwa, ari aho ngaho ategereje akaba agakobwa ko mu rugo gaherezwa utuntu twose. We n'igihumbi urakoresha bo inyanya za 20, ikibiriti cy'icumi, umunyu wa 50, noneho kanze ndebe umva, amafaranga arakaze madam, wabaze neza mbwira, oya ndabanza kuja kubibaza, ndabanza kuja kwibariza, akaja ku isoko, ikiro cy'umunyu nangahe, bakamwa akandika, ikinyanya akandika, isabune nangahe akandika, utuntu twose boss aba nanje mvuye guperereza nje nabimenye. None rero dore agapapuro, dore ko byanditse, inyanya ni 100, umunyu ni 200, none rero nta kundi ubizana uko bimeze. Uyu mugore ni umugore ko n'umukozi umeze atyo yakavaho vuba. Umudamu wawe niba uzi ko ari urahaha, muha amafaranga y'ikirenga, wimuminimiza, wimufungiranya, wimushiraho amapingu mu mufuka, muha amafaranga 50, muha 100, abitemberane mu muhanda, aje arumva ko afite amafaranga nawe. Aje mfite amafaranga rwo, yahura n'abandi bagore ati mfite amafaranga. Ari abagore babuzijwe amahoro nshuti ngunda. Mubaha amafaranga nabo bayatemberane mu mifuka, bayumve, nibatagera imifuka bayashire ngaha mu mabere, bayashiremo amafaranga rwose. Aje rakoramo ati harimo amafaranga, bita amafaranga, nanje ndi kugenda n'amafaranga. Buriya abagore barafunzwa hangaha nshuti ngunda, kubera ko ababujijwe amahoro n'ubugungu bw'abagabo. Wowe uragenda n'amafaranga, amafaranga na y'abagabo, ibintu byose ni iby'abagabo, byose ni iby'abagabo. Nabwiye abagabo biwacu ngo nje sinshobora kukwemera kuri umugabo igihe ushobora kubika miliyoni kuri banke, umugore wawe adafite iye konte, ntabwo nshobora kukwemera na gatoya, habe na gakeya. Ntabwo wambeshe ngo uri umugabo uburi indyarya. Ahubwo hari umugabo umwe nigeze gufata, sanga agatabo ke yagashirishije mu ndi mugore utaruwe, tabumaza ndibe nyoboye itora ruri umbambo nagukuramo, yari nje ukuyoboye nagukuramo. Uyu mugore utari uwawe arimo ate, yageze mate ngo uyu mugore ngo twahinganye imboga, twahinganye inyanya, kutazinganye n'umugore wawe, ntabwo azi guhinga umugore wawe, ngo yangu uyu mudamu ngo ni intwari, n'uwawe ni intwari nuko mwanze. Abagore banyu mwabatesheje agaciro, abagore bacu tubatesha agaciro, tubabuza ubumuntu. Buryo umugore ashobora kugira impano iruti yawe yo gucunga amafaranga neza. Jewe ndakumenyesha ko hari umugore ubasha gucunga neza amafaranga, yayacuruza akonguka. Koko hari abagore batazi gucunga amafaranga, ariko mugerageza urebe ko atabishobora. Kuko hari umugore ubona amafaranga, imineke, ibisheke, imigati, amabombo, byose ndabirya, mubimbe nkwereke, ndararira ifirite. Urero igihe ufite umugore nk'uwo uzamumenya wayamuhaye, uzamenya ko ari nyirabirahuzo, wamuhaye amafaranga ati ifirite, isukari, igisheke, umuneke, irindazi, mumbe na keke, mumbe n'indagara, utuntu twose bya bihumbi wamuhaye ugasanga yuzuza amashashi n'ibisheke n'indagara. Kugira ngo umenye ko ufite umugore umeze utyo, yamuhe urebe utangire kumwigisha. Mu Efeso nibwo nshaka ko dusoma tunasoza. Mbese ingo zacu zazama amahoro zite? Abefeso, urwandiko Paulo yandikiye itorero rya Efeso, igice ca 5, nyabuneka yarabandikiye, yandikira abadamu. Igice ca 5 turahera ku murongo 22, ati bagore
baki bako bagore mugandukira abagabo banyu. Hari ikintu kimbabaza muri iri somo. Hari ikintu kica kimbabaza muri iri somo. Iyo ndi somo ndababara cyane. Iyo ndi guhugura abadamu nagize amahirwe ntibasibe. Nagize amahirwe ntibasibe nkabo nabonye aha. Buriya hari kiganiro ngirana n'abadamu kakigirana n'abagabo. Mwambe mukiye ariko kwanza atiretse niko bigenza. Ariko reka mbabwire. Rira somo ririmo ikibazo giteye ubwoba. Musome mwumve ngo bagore mugandukire abagabo banyu. Ngwiki mugandukira nguko Bibiliya yanyu ivuga ngo iki? Ngaho agira unsomera numve. Soma nijwi rirenga. Bagore mugandukira abagabo banyu. Nuko mugandukira umwami wanyu. Ngaho iyicarira urakoze. Mugandukira abagabo banyu. Kuko mugandukira nde? Ngiryo ishano abagabo bagushije. Urugero bagandukiyemo Imana ariko babagandukiramo kandi koko nibyo. Abagabo murapfuye. Uko abagore bagenza Yesu niko barabagenza namwe. Umva ngewe ntabwo nzi ko abagore babwirwa aya magambo bari ku rugero nk'urw'Abefeso kazi bari bariho. Abagore bo mu Efeso bari bafite urugero ruhanitse rwo kumvira umwami. Bari ku rugero rwo kumvira Yesu cyane. Bikaja kubibagiza inshingano y'abagabo. Paulo we yasaga nubagarura ngo nibagaruke be kwibanda mu biterane gusa, be kwibanda mu masengesho gusa, be kwibanda mu bya mwuka gusa, ahubwo bagaruke bafashe niki n'abagabo babo. Noneho reba abagore bo muri iki gihe babwiwe ngo cakora ni mugandukira abagabo banyu ngo nguko mugandukira nde? Uyu mugore ntaza mu biterane, umugore ntazi gusenga, uyu mugore ntagire epfo na ruguru. Hari isomo ngiye gusoma ritari rindeba murarinteye. Ni isomo ryanditswe na mugenzi wanyu wa kera w'umuhanuzikazi. Uyu muhanuzikazi yanditse amagambo nja nsoma nkababara cyane. Ngiye kuyasoma ntabishaka. Ariko niko bigenda ndabisomye bijiyo byenda. Ngiye kubisoma. Bantu b'Imana ngiye kubisoma. Nimwumve. Yabyanditse muri iki gitabo citwa Seventh Day Adventist Bible Commentary muzingo wa 9 page 142 yaranditse ati titre abagore batumva. Neretswe ababwiriza butumwa bakora hirya no hino baje hafi gukiza imitima, birukanya abadayimoni mu mihana myinshi, nyamara nongeye kwerekwa imiryango yabo. Abagore babo ntibari bitaye ku masengesho y'imuhira igihe abagabo babo bagiye ku murimo ngo babasabire nabo bihimana. Neretswe abadayimoni birukanywe nabo babwiriza butumwa baraje mu mitima yabo bagore babaye indangazi ku nshingano zabo. Nabonye ababwiriza butumwa bafite abagore badategereje kugaruka kwa Yesu. Bari baraguye ku rugamba. Intekerezo zabo zapfiriye mu mafuti yabo, ntibari bacemera kugirwa inama, bari ibyigenge ku mwuka ndetse no ku bantu. Abamarika b'Imana bajaga bashaka kubashiraho ikimenyetso bagashidikanya. Mbega ngo biratera gahinda. Bigeze aho mbona abagabo babo bari biteguye, bari bafite, ariko abo bagabo bari bafite amaganya mu mitima yabo. Hari abagabo bagendana amaganya mu mitima yabo. Nanje se ibi ni iby'abagabo bafite abagore b'ingo nzima. Abagabo bafite abagore, nanje se ifaranga nirinshika ararijyana, aregura ibisheke, aregura imineke. Bari bafite amaganya mu mitima yabo.
bigeze aho mbona abagabo babo bari biteguye ariko bafite amaganya mu mitima yabo, bagiraga abo bagore inama yo gukira. Abo bapfu bavugwaho ni abagore b'abapfu. Abo bapfu bakoranaga umugayo, bari barishe itegeko ryo kwirinda, bari abantu banga gucahwa, ntibajaga mu rwiherero, ntibasabiraga abagabo babo n'abandi bantu bose. Kizakwereka iri tsinda ry'abo badamu ntibazi gusenga, si abanyamasengesho, ntibazi gusabira abagabo babo, ntibazi gusenga, ntibabizi, bazi gutongana no gutukana, gusengana byo gusenga byarabananiye. Kandi ntibafataga kuri mu mitima yabo. Mu gihe cy'ibyago nabonye bifashe mu gahanga batonze umurongo, ibyo bari baranone gukora bifuza kubikora igihe kitakiriho. Nta cyambabaje nko kubona basuzugura abagabo babo. Abagore bejejwe bagomba kwitandukanya n'inshuti zabo zanduye, inseko za moderi, imyambarire n'ibirangaza, bigasimburwa no gusenga no gukunda kuja mu rwiherero, kandi no kubaha abagabo babo. Abaze bakemera no kugirwa inama. Abazakomeza izi ngingo bonyine nibo bazatsinda ku rugamba ruheruka. Yaranze yapfa ngo birakomeye, nongeye kubona akandi gatsiko k'abagore. Abo bagore ngo bari bafite abana, abo bana birirwaga barya umunsi ukira. Utwo tugati, abana banje ni munywa icyayi, bana banje murya n'iyi migati, mukanya murya n'aya mabombo, mukanya murya na shikarete, mukanya murya amandazi, mureke abana birire, igihe bihari barabirya, bya bidahari bikarorera, mureke barye. Umugabo yavuga ati ariko aba bana ndekera abana barye di, ibyo kurya birahari. Bagore mugandukira abagabo banyu kuko mugandukira umwami. Ngaka kaga iyo abamwagandukiraga Imana byari byoroshe kugandukira abagabo banyu. Kuganduka se nukuhe? Umugore agomba kwiga ishuri ryo kuva mu wa mbere, akiga umugabo we akamwiga. Niba arya ibijumba bidahiye ukabimenya, niba arya akarya byinshi ukabimenya, niba akunda kurya wenyine ukabimenya, niba akunda ibijumba binini ukabimenya, niba akunda ibyo abagabo bakunda ari byinshi, ugomba kumwiga ukamumenya, ukamenya uko uzamufasha. Niryo shuri ryawe rya mbere, ibindi bikaza nyuma. Banza umwige. Hari ingeso eshatu abagabo bose bafite. Number 1, ingeso ya mbere. Buri mugabo wese, yaba umugufi, yaba umuremure, yaba uwize n'utarize, yaba umukene, yaba umukire, iyo ngeso bayihuriyeho. Buri mugabo wese akunda icyubahiro. Ukakimwaka mukicana, ukagitunga urutoki akarurya. Mureke mu icyubahiro cye, mwemerere ko ari umutware. Oroha, mworohere. Navuga amagambo 5, wihangane, 2 wenda uzayavugeho nk'ejo. Muha icyubahiro, emera. Byemere mshuti. Arashaka kumwubaha uwo mwanya. Niba hari ibyo uragorora, banza utuze, umuha icyubahiro, nyuma uzabizane mu kinyabupfura. Uzabigarurire nyuma mu kinyabupfura, mu buryo bwiza. Tangiza ikiganiro ubona yuko umuriro wariye kwakwa wamaze kuzima. Niba umugabo yaje acanye umuriro, shaka amazi yo kuwuzimya make, uyuzimya atabizi. Abagore muzi kuzimya imiriro ndabizi. Shaka ku buryo wamuzimya. Abagabo bose bakeneye icyubahiro kandi bagihawe n'Imana. Cyo gituma abagabo hari naho uzumva ibintu biteye ubwoba, ukabona barahagurutse ati ukumva umugore, uzumva umugore akubwiye ngo ariko ntabwo urukumva ibintu bivugiye hanze. Kutagiyeyo se. Kutagiyeyo. Kuko umugabo niyo yumvise biri hanze, ukaba utabyumvise, we afata icyemezo utabizi, ukumva arasohotse. Burya abagabo benshi basohoka hanze uretse abanyamugi bishwe n'ubwoba. bituma mu nzu bakanya mu nzu
bose ntibasohoka abagabo b'umujyi ni abanyabwore. Haramara umugabo umara ukwezi atageze hanze, ati hanze hariyo umuzamu. Ariko reka nkubwire, umugabo yumva ibintu bikomye agahaguruka akafata icyemezo atakubwiye madamu akaja kubyirebera. Ariko byakoma wamutanga kubyumva, hari n'ibyo abaga yumvise akabisuzugura. Ariko ntabwo urukumva iyo bintu biri hanze. Ati nabyumvise. None se wabivuzeho iki ati byihorere. Nibibwa biri kugenda. Hari igihe azafata icyemezo asohoke agenda ariko ntiwamutangayo. Ibyo ni bya bindi byo ni cya cyubahiro cyari kurengera gutazakimwaka. Icya kabiri, ntabwo ndabivuga ngo mbirangize byose. Icya kabiri, umugabo wese ashaka ibyo kurya. Ararya, ashaka ibiryo. Kubera iki? Kuko impamvu asonza vuba, kubera birya bibaraga n'imitsi bimurimo, kwagura ari kwitugatuga. Niyo utabonye yicaye aba ari gukora, ari gutekereza yazaja, uru rugo ruzabaho rute, nzabigenza ntababana nzabishurira iki. Burya n'igihe yicaye aba ari kure, muharye kugira ngo abone uko akoresha zambaragaze. Umugabo wese akeneye ibyo kurya mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Mubagaburire kandi atari kubasondeka bahage, kuko barabishatse. Hari usanga umugore ngo ariko ngo none ngo kutagiye hakiri kare, ngo kutagiye kare ngo nuzumva ko abandi bagabo bari kugenda, kandi uguri kumwirukana ntiyariye. Kandi ibyo mwarajije yabibonye, uretse abanyamujyi mutagira ibyo muraza. Abanyamujyi ntimugira ibyo muraza, ariko hari iwacu mu byaro haba harayemo ibijumba, harayemo ibirayi, wabibonye bihari. Ugategereza ko uyu mugore yakubwira ati ndagenda uri ikirayi kimwe akihorera, ahubwo akakwirukana ngo kutagiye kare. Utari ko rwose burya ukabura uko ubigenza, cyacubahiro kikakubuza gusaba. Abagabo ibyubahiro bibabuza gukora mu ngono. Aza gashonje mwagatekereza atari ko mu ngono nta kintu kirimo, yakumva agiye gusaba akihagararaho. Abagabo b'abanyantege nke rero, yaje ashonje, yarabitse 1000 ku mufaka, akabona ndi mumwitayeho, ajaga kwitembeza akagenda hara ku muhanda, akaja muri bwabuzu muri hariya, agafa iwacu hari ibigati byitwa byanzaba ndubaka. Uko akagura byanzaba ndubaka nka 3 akabirya, yakumva arahaze, akagaruka yabiriye. Nuko wahisha bya bindi bya saa 4 z'ijoro, saa 5 atoya ngiye kwiryamira. Abantu b'abagabo ntabwo turareba dutegereje inkono zanyu. None wari hati ntaho n'umuntu w'umugabo ntabwo ndarya saa 5 z'ijoro. Ashe tekawe ukagira ngo ko karaburaye, ntabwo ababuraye. Burya utagira kandi ufite ibibazo. Mubahe ibyo kurya kandi mubitegure kare, s'il vous plaît. Tugatuma umugabo ari nkera ngo buri gihe cyo kuruhuka umwicira ubwenge. Niba nta yindi mpamvu biteye gukerezwa n'ibiterana nanga ukundi kuntu mwumvikanyeho, teka hakiri kare. Ni inshingano yawe. Nibura plus tard saa 1 umugabo bamaze kurya, atangira atekereza uko azaguhahira ngejo. Narari nkera ategereje ibijumba, ejo azava mu rugo. Teka kare kandi muharye kare. Mu gitondo mugaburira agenda haza, ye kugenda arayura mu muhanda. Niba bihari bimuhe, niba utabimuhaye wisha inshingano yawe. Gatatu, buri mugabo wese ahangeze muhitondere. Kandi abagabo nimba beshera mushamo ko hejuru, muti watubesheye ntabyo dukeneye, ntabyo kurya tukeneye. Muti watubesheye ntabyo ubahiro dushaka. Urabona namubeshe ashira hejuru kuboko. Icya gatatu kirakomeye, ni ndayishano ryagwiriye. Buri mugabo wese mwabadamu mwe ndi kubamenera ibanga, mumenye ko ibyo ari ukuri ndi kubabwira ko naje ndi umugabo. Ubu rero ndi kumena ibanga ry'abagabo, nzi ko bataraja kundega ntaco barantwara. Wenda bacyara batindega urubanza rutari rwagerwaho nzaba nataje. Kwambuka umupaka rukanshakira iwacu byakugora. Ariko abagabo bose aho bava bakagera, bose bahora barambagiza kugeza bapfuye. Nta mugabo n'umwe utarambagiza.
habe n'umwe bazaze tuburane. Bararambagiza kugeza bapfuye. Buri mugabo nubona bamushinguye bashizemo serikeye bateye imisumari uzavuga uturiye we birarangiye ndakirambagiza. Ariko arambagiza hehe hubwo ari humbaza. Iyo yamaze kukuzana nibwo ababonye cyo kukurambagiza noneho umwegereye arakwitegereza. Burya se nuko atambuka. Burya se ahubwo mwijoro impumeko ye niyi. Ko ari umugore uryama yamara kuryama maze mu gufurura mu kugona ukagira ni igisafuriya kiri kubira cya umugabo akarara arareba we. Unasa umugore nazanye. Nakaga. Nzamukizwa niki? Uyu mugore ashobora kuba atari kugona kubera ko ari ingeso ahubwo ari uko yishe temperance. Hari imibereho tugomba iyo wariye kare ugategura program z'ibyo kuryama ukaryama igihe cyo kuryama kigeze kandi unyoye n'amazi. Kugona bimwe kabiri byo kuvuza karuru bivaho. Uraruhuka. Hari giye kugona akenshi bituruka ku myigaragambyo y'umubiri ubuzima bwangiritse. Byo nabyo muzabyige tuzabibigisha nitubona umwanya. Kica ubuzima ugasanga nuko bimeze. Ugasanga uyu mugore ari umugabo ari kukureba yari yakurebye yakuzanye ufite rwose yari yagukunze bitangaje ibyo yakurebyeho rwose afite amenyo we mbe gutwinyo twiza rwose. None umaze kugerayo sawa tutwinyo se ugasanga umugore isombe yariye muri janvier zigeze muri août ziracari mu menyo. Maze umugabo yabireba we nagira icyamba ndiyongera no guseka rwose. Dore isombe mume isombe jo muri janvier. Umugabo tarikira ikintu gitangaza yaje kureba akabona ku maboko y'amaboko yakundaga hishushanijeho ibihugu amazi yagutembyeho nk'ejo uko wogeje inzara ni mu nzara ibintu byose byarazambye imitsatsi n'urushoke gukaraba byaranze ibintu byabaye umwijima nuko umugabo akavuga ati kandi kankubwire nta mugabo ushobora kubwira umugore ngo ntabwo wakarabye arabyihorera. Kera abagabo biwacu bariyenzaga umugore ati dore rero jewe aya maguru sinayakarabye nta n'umwanya nabonye kuri Rwanda yakaraba dore rero mwabadamu mwe aya maguru nazanye mu isoko ari ukindambagiza uko umugabo atariko umugore atingiye kwiryamira naho umugabo ariko rwose mwabana mwe aya maguru murayaraza hehera mwabana mwe aya maguru aya maguru ntabwo ari ay'abana n'aya nyiramaguru uriya aya nyiramaguru we umugabo